Chérie. Ndamutegeranye amasuku mara sinjya baramugize kumara ntacyo ndikubwiye ntabwo mukunda kudagabasa ndamukunda cyane nubwo era hanze ababyigiye ko se byahindutse ndamukunda cyane Fabiola birangeza arya mu menyo ngiye ntusubiye ibaze ko mami yariyakiye ubaze ko ngiye nari nabuze apeti atarazanga anti none yaba ari ukurya agiye kumbwira muri cyangwa undi muntu wese ntiyavuga ko zubaragera ryari kuko cyazanaga jabeshye ngo umukanda umva igipangu gitsindutse arabahaje namukunda ngo ningegera yewe yumva akuza ahantu yamwengewe ngiye baze ko nta kintu namukorera na kintu kimwe namukoza yanyweye uko babyirenga mu mwobo ariko mami wawe uko birarumva yaranyumvise ejo bundi yaraje aratwaye asanga muri salo turi kumwe aratwakira tuzanira icyo kurya batontoka amazi bazamukunda abazavuga bazavuga anti birabizashira basaga Fabio yaramwihoreye nize umva wabona yaramukunze ariko umubona akavuira njyewe cyane njye tonto ntabwo nese si tonto ni ntabwo ari ugufuha sinzi wabona yaramukunze akamutereta akamwanga wenda nabamenya kuko ariko ngayibaze no natuzanye ako kanzarebe nagaruwa namwe ko azakomeza akamwanga biraba yigiye ako wajya ngo harama bagafitanye nawe bitewe n'ukuntu abavuga ngo na Fabiola ukuntu abamuvuga ngo ntabwo ari umuntu mwiza ngo kamasa yabaye kamasa ubu ngubu Fabiola ingusana turi kumuvuga wakumva ibintu ko ntabwo yari akambwira ngo nzabona iki wewe mweretse icyo ashaka uzabona ariko mama wawe yaranyumva none urajya byashimishije ko nadusanze muri salo uzi rero n'utugambo turyoshye agira akamasa uzi ko ndaseka nkibagirwa ko ndi muri salo narasetse mami bimukura mu cyumba aza kureba ikintu ndi gusa ndabizi neza aradufasha kazadufasha mu byinshi umva agira umutima mwiza marisoro agera cyane minota 3 nishize bana ba ko nda muri mu byishimo mwabaye iki ko mwanezerewe mbyumvishe ndi hanze tukamasa agiye kuza twabuzwa n'iki oya agiye kuza kamasa agiye kuza hano atubwiye kandi ugadufitiye muri shyushye nzi ko yabeshyaga yabeshye ntabwo ari nka anti bura anti ababeshya ndabona mwanezerewe mwishimye umva iminwa iri kwanga tugusiga gukora nawe ntabwo yakureba nk'umuryo ndabona utuntu ntamwerega ntabwo si aho wanyu si tonto nyine ariko abashaka ko dusa neza n'iterambere n'ibyashaka akenshi amafaranga baraye ndabona utuntu mwadusize musa neza ibyishimo nk'ibyo nibyo mba bashaka ko muhora mumeze gutyo mwishimye uzi ko ari ubwa mbere mbonye mwishimye bigeze aha ngaha of course uzahora ubibona kamasahari yes none kamamaza harashya none naguze mbasaba kamasahari yaravuze ngo mami nazi save the date wedding aho umva hazashya oya se oya kuzahora nabyo se nabyo buriya reka nkubwire mami ni ibintu nyine byitambitse aho umuntu wadushima ashobora kuba afite ishari tonto kamaze kuko ibintu byari bimeze ngo ubukwe hafi aho oya tonto yaranyemereye kunjyana kwiga ngo niba ari he simibuka ariko kumva ni umuntu wamugiriye ishyari kandi njye icyo kintu ndagite ni umuntu wagiriye tonto ishyari kugira ngo badushyane okay ntacyo reka tubireke mupfa kuba mwishimye uburyo mwishimyemo gusa birahagije turishimye numva ku mutima wanjye nteye ko mwishimye kandi ugiye no kurya kurenza hodi karibu ewana nitari kabisa ewana muko sawa mva karibu ewana kabisa na murihangana nagize ikibazo na gwino nta kibazo karibu ariko iba nagutinze mami umeze neza ewa nuko sawa karibu asante kabisa dada what about you oh god wow usanze abakobwa bishimye ngo bagutegereje nange kabisa utwo tuntu twate namwe mutumorere neze sasa gato turaza kuganira nagira ngo ino ibaruwa ino letter ndagira ngishireho tuyishireho mukono
niyo kugira ngo muhe access kuri banki. Muri iki gihe mba ntahari ushobora kugira some problem wenda abana bakeneye kugira kubona school fees, abana bashobora kurwara mu bitunguranye, ushobora kugira problem yo kuba wenda abantu babashimuse umubyeyi bashobora kuvuga ati dukeneye ya kugira ngo nawe tumurekure gaju. Ibyo bibazo byote ntabwo bikirere ngombwa yuko uzajya umbwira ngo ninze mukorere gutya mukorere transaction umusinyire historique, nukuvuga ngo nateguye ibaruwa maze no kuva kwa noteri. Eko nagira ngo ushirehe mukono hamaye ejo uzagende noteri ya notifier hama ugende mu banki baje uzagukenera faranga bazigubina kibazo mufite ishingiro bana wa umva n'uwanyuma ari ugabanyuma uzahanu yamuye sasa reka nshireho mukono sasa ndabona kantu ko gukoresha pana iba reka dukoreshe hano ku meza. Sasa leo uko shize mukono na kindi urakora nukugira guti nukugenda ku banki nukugenda kwa noteri tukayinotifia hanyuma ukagenda ku banki ubwo tayari bikaja bitungana. Ikibazo cyose ugize shida yote ugenda uyikemure. Shida ya faranga zote nta kibazo. Nukuvuga ngo ulaza kuba nta kibazo nta zindi mpunge ngiyo zongera kugira. Imana ikomeze idufashe. Hanyuma rero bakobwa beza ubu ndashaka kubasohokana. Tugirese rero dufite rero cyangwa izo stories ndaza kuzibabwira nyuma. Mwese mwitunganye ekonomi muko na fresher. Mami ntabwo yatwimurushye. Alabahaye uruhushya sibyo mubyeyi? Sibyo. none ahangaha even nawe waza tukajana. Yeye ntabwo afite umwanya nacyo batware ubagarure kabisa, c'est pas problème. Abakobwa bangi sasa mami nta kibazo cyanje nawe ubwo twagiye umutahe kare batware nta kibazo mugaruke kare. Nje ntabwo mari twatujyanye ariko umwe gati Eyo, nje ntabwo yatunzaniye akajisije amayi harya mu Kinyarwanda ibagiye kurahira ibalahiye ngo amayi inka. Amayi aba yarakugabiye inka. Kugabira. Ni umuntu warakugabiye inka. Yangabiye inka ndamuhamagara mushimire. Subutoto igihe umaze nawe wakabuza akanyarwanda. Mvuze ndamuhamagara. Uno yahoza someone. Hello babe. To call someone. Ndamuhamagara aze mushimire. Ndamuhamagara amushimire. Mimi simenya Kinyarwanda lakini mnagerageza kukifuka. Yaje. Gizaza kidogo. Sasa dada. Mukipitunganya. Even twagenda gutyo. Mwese mugaragara neza igihe cyose. Igihe cyose kabisa. Mujyana mu twenda nambaye neza. Kwiza? Ariko se ibibaruka amasamaye n'abana banje muhaye. Umwana yamugurishije abana banje. Halo. Wiriwe neza. Ariko nanjye nigeze kuguhamagara ngira ngo ngohe amakuru mashya. Iyi mfite amakuru mashya. Ariko je nakumvaga. Noneho rero nyakubahwa kugira ngo ukomeze gukurikirana nyine ibijyanye n'urubanza n'ubundi ushinzwe
no kuvuga ngo kuriya navugaga ibintu ugasanga bampinduye umusazi ndi kuvuga kagahungu kitwa Keve mvuga ko kari mu kwaha kwa Kamasa kandi bafite uruhare mu gushimuta ubu noneho mfite ibimenyetso yego bo nukuvuga ngo giye mfite ibimenyetso dushobora guheraho simusiga Niki karame ngwino hano ugira icyo umfasha ntukupe ngwino tagifuma magaro oya icara hano umukobwa wanjye nukuvuga ngo umukobwa wanjye Niki yagiye kuriya musore kuko ni inshuti ye kwa Keve noneho jewe yamuriye ko mfasha ubimubwire ko gemba afite umujinya mubwire reka gusobanurira ego namuguhaye alo mubwire ibya wa mwambaro iki byose yego nagiye mu rugo rwa ba Keve noneho mbona isarubeti isa n'umweru ishobora kuba ifitanye isano n'imyambaro abantu bashimutse Muhoza bari bambaye kuko narayitegereje nyimarana umwanya mu ntoki nyirebye mbona kandi Muhoza nawe yari yakubwiye ko abamushimuse bari bambaye iyo sarubeti yego none nyine nyitegereje nahuza nyine n'amagambo yambwiye nkumva bifitanye impaka yabonanye na Muhoza mbere yuko ajya kwa Keve yego noneho nyuma njya gusura Keve kuko nyine Keve yari inshuti yanjye wivuga byinshi nta kibazo nicyo nashakaga kumusobanurira igendere n'isundi ndarangira go oya byihorere yego turi kumwe umva rero nifuzaga ko bishobotse twabasha kubonana nibura tugahera kuri ibyo bimenyetso ibyo se ntibyatuma bajyanwa mu rukiko agiye ku muhanda ntamubajije ko yafashe ifoto n'amajwi oya nta foto nta majwi simbizi ariko nyihanganira gatoya ndamubaza mu kanya ndongera ngo uhamagare oya ndamuhamagara ndamubaza nongere ngo uhamagare sawa urakoze icyaza nzamuhaniramo ngize amahirwe bikamufata Ewana kabisa ikintu nakuzaniye hano misio yawe kwigirishije Ewana kabisa amakuru yote all information zose zikorerwa hano activities amakuru yote amakuru yose uyambwira bariye gute baryamye gute ninde wageze hano bavuganye iki ahubwo utarajya kure niyo baba bagize niyo baba basuze gusura umusuzi basuze gute uburyo wavuze byote kabisa wewe igihumeka cyose cya hano ugomba kuba mfite amakuru waruvuze ngo hari ikigabo cyaje mu kibingo gifite ibingo byinshi cyane by'umweru kivuga gake icyo kigabo ngo cyari kimeze gute cyari kigabo kirimo n'umusaza ifite ibingo by'imyeru nyine ako gisa nk'indaya cyaba
baganiraga wiki kuki baganira kuki baganiraga bavate ngo urashimutse kwa bagaju ngo yambaye ibikote by'umweru nyine muri ko muza yababwiye mugoza yababwiye uwabashimuse no n'abantu bari bambaye ebisubete by'umweru aho se ngo ko bambaye nk'udupfukamunwa ngo babashije kubimenya neza ngo noneho nyine bagufata gute niyo nakujyana ahantu hose hatekanye bakimara kumenya icyakuza kikugenza ko waje kunikira nahita nakujyana na Burayi wegeye mu makuru Ulaya mwenda Ulaya kabisa kurya ya uzima hano mu Rwanda murare jya iki baby sawaje mama kumbe barimo kukureba gusa mva nakomeza no kwibira shiri namaze imisuze harabizi nyine ibibazo tumaze iminsi turimo rero nyine niyo mpamvu mba nacecetse cyangwa se ukabona nyine ntabwo mvugisha cyane ariko wenda nyine mo gakeya byaragabanyutse kuko urumva muza yarabonetse kandi ntabwo turacyakomeje kumushakisha nyine passport cyangwa oya nta kundi gusa twese nidusoma tugafatanya tuzabasha kubona tumenya aho yagiye ese sheri kumubona wagira ngo ntabwo uri gufasha wowe nta nubwo uri kunyumva kumubona wagira ngo nyine ntabwo byitayeho cyane sheri ntabwo cyangwa se birakugoba kubyumva oya sheri ntabwo bimboha actually ntabwo byamboha ahubwo ibihe munyuramo nifatanyije namwe sheri ntabwo njya comment nyinshi mbishyiraho kuko garage ugiye kuri njye ni umuntu wanjye w'imbere dupangiye ni mabuja njya ntekereza ko basi niba n'Imana wenda yarahisemo kubigenda gutya akaba yaranitahiye cye nzaruhuka ari uko byibuze nzatuza numve ntuje no kubyibuze wenda tuvuge ngo twanamubonye twashyinguye umubiri we byibuze ntuzongera gutuza akumwe jya wihanga cyakoze sheri mana nkunda ukuntu twitaho ukuntu uba duhangayikiye mana ni ukuri ko Imana uri umusore nifuzaga ko yaza mu buzima bwanjye basi akajya yishima mu gihe nishimye n'igihe mbabaye tukababana na pe ndagakunda sheri it's okay erega bibi ndagukunda mfite nanjye abizi ko mukunda cyane ahubwo ubundi ndabona n'ubundi ibintu turi kuvuga ikindi tumaze iminsi twese tunaniwe ubundi ntabwo reka tukiyubakira wagiye mu imbere tukiryamira nyine nakora subize ndi mu rugo mba ndi kuboha usanga nyine ndarandira ibintu nk'ibyo sure ntabwo ibyo bintu byakunda bikize si ibintu bisanzwe kuba nakuraza I know ariko igihe cyose ntarabona gaju ataragaruka ntaramenya amakuru ye nta gikorwa cyo kwishimisha na kimwe nshobora kujyamo okay nta kibazo gusa nyine nuko numvaga kuba turi kumwe byaba byiza kurushaho ntabwo byakunda ntabwo ntuje ngewe ubwabyo nzongera gukora ikintu kimwe kijyanye no kwishimisha ko gaju yabonetse cyangwa se byibuze tumenye ngo wenda twashyinguye umubiri we cyakoze sheri ni ukuri nifuzaga umuntu nkawe uzanyumva uzishimana nanjye mu gihe nishimye naba mbabaye nabwo tukababana gutya nyine sheri nyine ndabikunda nyine sheri cyakoze sheri susheri ntibazamwibuma nanjye ndebara abayasize ahantu hose harangaye ibintu muri salomane yanjye urusya kuko sheri ibi ni ibiki ndarota cyangwa sheri wo ninde sheri niwe mbaza uwo ninde ntabwo nyuma ubundi ahubwo uyu ninde uri kuzinjira mu cyumba cy'abantu uwabona yiyambitse isura y'intama gusa wagira ngo niwe
hasi shiri ibi ni ibiki bandi uyu ninde ni inzoba ndusha ndakwiyanye n'undi munsi n'ikindi cye washyano